ndabishaka kandi simbishaka ndabishaka kandi simbishaka ntuzigera wigora wirukanka ngo uje gushaka abagabo just take your time ushaka amafaranga ushaka ubuzima abakobwa mwegere hino nk'ubwo iyo nama yari itambutse n'iyanyu mwene makuru Marina bari kuvuga yuko yambaye ubusa yagaragaje imiterere yiwe yambaye ubusa amataye hanze umutima hanze isura hanze yitwa Marina Debora. Ikintu kimwe nkunduriye umukobwa nuko nawe uzamureba ngo ubure guseka. Umwe mu banyarwandakazi bafite ijwi ryiza, akarusho nuko hejuru ku rubyiniro uyu mukobwa yishimirwa n'abatari bake. Hindura pale hari ibyo utaramenya nawe najya ngusize Shida batanyitera copyright jya kuri YouTube channel y'indirimbo urayisanga yose yitwa page YouTube channel ya Marina yitwa n'ubundi Marina. Kuri YouTube channel ye afite abasubscribers barenga 230. Kuri TikTok akajya bamukurikira barenga 138. Ni mu gihe kuri Instagram agira abafollower akayabo k'295. Marina Debora. Nyuma y'ibi byose ibi nyine ugiye kubona cyangwa se kumva yo gukundana ntabwo mbikunda mba numva bimfatira umwanya muremure kubera ko namugabongeje dinasinga. Aha, nyuma y'ibyo byose uyu mwana w'umukobwa wari utangiye kwiheba nawe ko yabagumiwe, Imana yohereje igitambo nawe yambara impeta. Iyi niyo nkuru ngo kuri we yamutunguye kandi yamukoza ahantu kuva yavuka. Ahangaha nyine yarari kwambara impeta ni inkuru yavugishije benshi, ni inkuru ni ibintu byabaye bitunguranye cyane ngaho ngo bisa nkaho byanze ariko ari kwambara impeta nyine ari kwambara impeta izo yari yambaye kumwe star bashyiramo impeta nyinshi yarabanza zikuramo arajugunya aza gutega yambara impeta yari imufitiye agaciro. Arangamutima yamwishe. Aha yavugije induru nyinshi nyabaye bahari mwarayumvishe, yari induru nyinshi cyane yarasakuje cyane yangoko. Mwese muzi Badirama. Ubundi Badirama na Marina biti. Badirama yifashe imbuga nkoranyambaga yasangije abamukurikira ifoto ya Marina ahamya ko ari umukobwa we nubwo batagikorana. Badirama yakomeje agaragaza ko ikibazo Marina yahuye nacyo ari uko abantu bahugiye mu kumucira imanza aho kumuha amahirwe ngo akoreshe impano ye. Akimara kubona ubutumwa Marina atitaye ko Badirama yamugaragazaga nk'umuhanzi mwiza, yamwihanije kongera gukoresha izina rye cyane ko badahuje umurongo n'imitekerereze. Marina yibukije Badirama ko naho bagihuriye cyane ko we ari umunyarwanda ukunda igihugu cye ushyize imbere gufatanya n'abandi kucyubaka. Ubutumwa yanyujije kuri Instagram, Marina yakomeje avuga ko nahagihuriye nawe nta n'impamvu yo kumuvanga muri gahunda ze, ndetse ari n'umunyarwanda ukunda igihugu cye. Uretse Marina, benshi mu bamukurikira cyangwa se bakurikirana imyidagaduro bamaze iminsi bikoma Badirama udasiba kugaragaza ko yahisemo umurongo wo gusebya u Rwanda no guharabika abayobozi barwo yifashishije imbuga nkoranyambaga. Marina na Badirama mbibutse ko bakoranye muri The Man Music y'uyu mugabo yinjiye mu mwaka wa 2018 aza kuyisezeramo mu mwaka wa 2021 guturuka Rwamagana aho yari umurokore wiririmbira muri church akaza kuririmba injyana ya R&B Kigali. Uwo niwe Marina. Reka nkubwira amwe mu mateka n'ubuzima bwe benshi mutazi. Nge nitwa J Innocent TV, ngutse gukora subscribe, like, share na comment aho bigukundira. Ikaze. Iyo narimbaga muri ADP kera nubwo nari umwana muri ADP y'Rwamagana. Ubundi amazina ye bwite yiswe n'ababyeyi ni Ingabire Debora. Ni umuhanzi w'umunyarwandakazi uzwi ku izina rya Marina Debora. Akomoka Rwamagana ni haturuka. Ingabire Debora umenywerewe mu njyana ya R&B akaba yaramenyekanye muri Gashyantare mu mwaka wa 2017 ubwo yashyiraga hanze indirimbo ye ya mbere yitwaga Byarara Bibaye. Mu gihe abantu bamwibazagaho, yahise uyu mukobwa yumvikana agaragara mu ndirimbo yamenyekanye cyane yitwa Too Much yahuriyemo n'abandi bahanzi. Marina akaba yarinjiye mu muziki asanga inzira ziharuye kuko yabanje kuba mu biganza bya Uncle Hoste wari ushinzwe inyungu n'iterambere rye rya muzika. Nyuma akaba yaraje gushyira ku mukono mu masezerano yo gukorana n'inzu ya The Man, aba umuhanzi wa mbere iyi nzu yari itangiranye. Nawe akaba yaramenyekanye kandi ku ndirimbo
nka Ni Wowe, Madede, Mbwira yakoranye na Kidumu. Kuri tariki 28 Mata umwaka wa 2021, Ingabire Deborah akaba yatangaje ko yatandukanye na Demen yamufashaga mu rugendo rwa muzika. Akaba kandi yarashyize umukono ku masezerano yo kwamamaza kacize tariki 13 Ukwakira mu mwaka wa 2021. Uwase Ingabire yavutse ku 28 Kanama mu mwaka wa 1997 mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umwanditsi n'umuririmbyi ubarizwa mu nzu irimo iz'imbere hano mu Rwanda zitunganya zikanerebera inyungu z'umuziki w'abahanzi. Niwe mfura mu muryango w'abana babiri, yakuriye mu biganza by'ababyeyi bombi muri Rwamagana, ahava yerekeza muri Kigali. Marina mu buto bwe yaririmbye muri korali yitwa Intama za Yesu yo mu itorero rya ADP. Amaze gusoza amashuri abanza yayivuyemo ajya muri Yazafi yo mu itorero rya Zion Temple. Yize icungamari mu ishuri ryisumbuye rya Esa Nyarugunga ibarizwa muri Kanombe mu mujyi wa Kigali. Yaje kwinjira neza mu mwuga w'umuziki mu Gushyingo umwaka wa 2016 nyuma yo kwegukana ibihembo nka Airtel mu kiganiro cya radio ya Kiss FM. Nyuma yo kuba ari we wasubiyemo neza indirimbo yitwa Urwo Ngukunda ya Ivan Buravan na Uncle Hoste wari unayoboye ikiganiro. Umwaka wa 2017 yahise akora indirimbo ye ya mbere afite imyaka 19 yise Byarara Bibaye, yakorewe muri Monster Record. Amashusho yayo agatunganwa na Fazo Big Producer. Indirimbo yagize igikundiro kiri hejuru. Icyo gihe yari agicungirwa inyungu z'umuziki we na Uncle Hoste. Yakoze kandi bikakubera kimwe na Too Much yahuriyemo n'abandi barimo Urban Boys, Girlfriend na Hoste. Welcome back to the Smash Corner of the Internet. Kanizere ko meze neza mwese aho muherereye mu mpande enye z'isi. Nko mubibona iyi ni Zen TV, twabazaniye studio noneho nshyashya tugiye kuzatwakira abatumirwa abacu, tugiye kuzadukorera ibiganiro byacu bya buri munsi. Ndakubwira ko ushobora kwamamaza kuri Zen TV kandi bishobora cyane ibikorwa byawe bikaba byagera kure. Reka twese ko tugiye kubana hano kuri Zen TV gatano kuri gatano. Abantu turakora subscribe, like, share na comment, nawe turababwira ngo mukore subscribe, like, share na comment kugira tugiye gukomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Zen TV is fire, is sure. So reka tubahe ikaze rero mwese muri rusange umuryango mugari wa Zen TV. Imana y'umugisha kandi turabakunda cyane. Ese waba ukeneye tableau nk'iyi, iyi cyangwa iyi ngiyi? Karibu muri Zen Graphic Design. Hitamo size ushaka. Iyi ku mafaranga 10,000 by'amafaranga y'u Rwanda, nahiyi amafaranga 15,000. Hanyuma iyi ni 25,000 gusa. Akarusho nuko tukora free delivery aho waba uherereye hose mu gihugu. Ikaze muri Zen Graphic Design.